kuniko abantu benshi babaye aba mu nzu y'Imana yambaye gusa yambaye itorero ariko atagira impumeko y'Imana. Ariko muzamugira ngo ubu Kristo ni iki? Ubu tuzagume mu bintu gusa by'akajagari bisirimba bisirimbwa abantu baruhe bagumuma ariko abantu barananiwe guhinduka. Hari ukuntu abantu baza bumva kwizera bakagira ngo ni nko kwigira gutya mbese ni nko kwiyahura. Oya, Imana ishimwe ko abadayimoni bazi ko Imana ari imwe rukumbi. Hari ikintu Imana iri gukora, sinzi ko abakristo bari kucumva cyane. Reka twese dukomera Imana amashi menshi. Abantu bari muri kabine wenda baraza kunyongeraho gato kuko murabizi ko ntagira ijwi rirerire, ariko reka dushima Imana kuko twageze 2025 ubu tukaba turi saa 7 zibura nk'iminota nk'ibiri. Turashima umwami w'abana. Haleluya. Tugiye kwinjira muri teme ivuga ngo kubaho mu buzima bwiyeguriye gukorera Imana ngo kubwo kwizera. Abakorinto ba mbere 15:58 niyo teme tugiye gufata, ariko siyo nza gukoraho cyane, ariko iyo niyo teme Betami igiye gutangira uyu mwaka. Kubaho mu buzima bwiyeguriye gukorera Imana. Haleluya. Twari mu duce twinshi tw'umutwe uvuga ngo umwuka wera nk'umusemburo w'impinduka mu buzima bw'abizera. Agace ka nyuma twarangirijeho karavuga ngo akamaro ka mwuka wera mu gukorera Imana. Turashima Imana idusingirije teme zijanye. Haleluya. Noneho tugiye kuba mu buzima bwiyeguriye gukorera Imana. Ndabizi hano hazaca bigisha benshi bazaganira kuri ayo magambo. Iyo niyo teme tugiye gufata umwaka wose. Imana ishimwe ko ari yizitanga ibyiza. Turashima ko ari yitugeneye yiteme. Haleluya. Turashima ko ari yizanye. Ubwo tuzagenda twumva amagambo menshi yo gukorera Imana. Buri muntu wese iyo umwaka ugiye kurangira hari uburyo wicara ugatekereza ikintu ugomba gutekereza cyo kuzakora cyangwa cyo kuzagenderamo. Ariko ndashima Imana ko iyi teme yaje muri iri torero yo gukorera Imana, kwiyegurira gukorera Imana, yasanze abantu benshi bafite iyo ntego. Haleluya. Dusanzwe tuyikorera, ariko kandi iyo wongeye kubitekerezaho bundi busha ukabigira umuhigo, ukabigira ikintu kidasanzwe, hari ukundi kuntu habamo izindi mbaraga. Mwene data vice representa wabwirije yaravuze ngo yumvishe uyu mwaka ari uwo gukorera Imana. Uko niko imitima yacu abera twese bimeze, sibyo? Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo data arakora na Yesu arakora. Nta wareka gukora. Rero turi abana b'uwo. Umuntu wese udakora w'indorerezi mu murimo w'Imana, sinzi uko byaba byaragenze. Rero niyo mpamvu nifuje gukomereza mu gice navuze kwizera gufite imirimo. Haleluya. Turifuza gukorera Imana. Haleluya. Turifuza gukorera Imana. Taciza nko gukorera Imana, kuko biriza muri Imana zavuga ngo umuntu wese ukorera Imana data azamuha icubahiro. Icoco ni igihembo c'abakorera Imana. Gukorera Imana bihwanye n'icubahiro. Haleluya. Kudakorera Imana bihwanye no gusuzugurwa cyangwa gutagaciro. Kuko ikintu cyose iyo tubaye mu buzima, ni nako ijambo ry'Imana rivuga mu Befeso 2:10 ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera. Amen. Kugira ngo dukore.
iyi teme rero turi kubwiriza cyangwa aya magambo tugiye kuvuga ni amagambo y'abizeye Imana, ni amagambo y'abamaze kwizera, kuko biravuga mu Baroma ngo kwizera kuzanwa no kumva ni iki, kumva ijambo ry'Imana. Nta wabasha kwizera atabashe kumva ijambo ry'Imana. Nta wabasha kwakira iyo mpano y'Imana atabashe kumva ibyanditswe byera. Rero iyo tumaze kubyumva, niyo mpamvu bizavuga ngo nico gituma bamwe izeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo twamaze guhabwa ubwo bushobozi bwo kuba abana b'Imana, ikiba gisigaye rero ni ukwinjira muri tere yo kugendera muri iyo mirimo yo kwizera. Haleluya. Hari abantu benshi bigora kenshi iyo uvuze imirimo bigashaka ngo gusakuriza abantu muri bo. Rimwe na rimwe usanga abantu bashaka nkaho barengereye, ariko mu byukuri tubyumve mu buryo bwiza bworoshe, sibyo? Tubyumve ko byoroshye, kuko haba mu mirimo ba Yakobo bagenda bavuga, kuko niryo jambo ngiye gusoma, haba mu mirimo bagenda bavuga ba Aburahamu yagiye batsindishiriza kubera kwize, haba ba Rahabu, haba bande, haba batabita bagiye bazuka kubera imirimo. Byose isoko ya byose yavuye mu buzima bwizeye. Ushimwe Mwami Yesu ko twakwizeye. Ntabwo bizorusha kubwira umuntu wamenye Imana, wizeye Imana gukora. Nta nubwo ni nka kwa kundi udashobora kubwira, ntabwo ushobora kubwira imbwa uyitunze wese ngo uyibwire ngo wambwa we, umenye ko ari nje ukuyobora, ndagusaba ngo mu gicuku ntukazumuka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo imbwa yareka kumoka, kuko muri kamere y'imbwa harimo kumoka. Habe nubwo mwofata ibihuzu mugapfunda mukanwa mukadoda, yazaza ivuga nanone ukaza wumva mu nda basi ukazubona hari gushaka guturika, kubera ko kamere y'imbwa izimoka. Kamere yo kwizera y'abana b'Imana izikora. Amen. Tawakingirana kwizera ngo kureke gutanga umusaruro. Imana ishimye. Shimye Imana ko impaye imbaraga, ndazumvishe ko zimanuka, ndazumvishe pe. Ntawakingirana kwizera kudatanga umusaruro, kuko kwizera ni ukumenya. Haleluya.
umusomyi mwiza nabonye bakomeje gukoresha somera Abaheburayo 11 mama ku murongo wa mbere na Yakobo 2 banza mu Baheburayo 2:11 kuri 1. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haleluya. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Ukwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Amen. Nkomeze. Pamesubiramo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Amen. Kwizera ni ukumenya rwose. Hari ukuntu abantu baza bumva kwizera bakagira ngo ni nko kwigira gutya. Mbese ni nko kwiyahura. Oya, kwizera ni ukumenya. Haleluya. Kwizera ni ukumenya. Ubwo bumenyi nibwo bita kwizera. Bwarangiza uko kwizera kukabyara imyitwarire myiza. Kwarangiza imyitwarire myiza ikabyara imbuto. Imbuto zikabyara imirimo. Haleluya. Kwizera ni ukumenya. Uko kumenya kukabyara imyitwarire myiza. Kabimenya, kamenya ko yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana, ndizera, arankiza. Ngatangira kugira imyitwarire myiza. Hanyuma bikanyinjiza mu mbuto. Nkagira urukundo, nkagira amahoro, nkagira ibyishimo. Za mbuto nazo cyangwa kwa kwizera nako kugatangira gusohora ico bita imirimo. Kuko Bibiliya yavuze ngo nico gituma abakera bose ngo bahamijwe. Amen. Niko kwageze muri Abeli, aramenya. Amaze kumenya atura amaturo meza kurusha ya Kayini. Niko kwatibutse muri Mose, amenya ko atari umunyegiputa, amenya ko ari umuheburayo. Aravuga ngo ntabwo naguma aha hantu, kuko iciza nuko ngomba kugenda nkarenganirirwa hamwe n'ubwoko bwacu, kikura muri ibi binezeza by'abanyegiputa, kikura muri uyu mwanya w'icubahiro, kikura muri ubu biryo, kikura muri aha hantu. Nkahitamo, yaramenye, ngahitamo kurenganywa hamwe n'ubwoko bwacu. Kwizera ni ukumenya. Haleluya. Kundi ijambo riza rikunda kuvuga ngo Aburahamu umunsi umwe ngo yigeze kwitegereza mu ijuru, ngo abona umudugudu w'Imana yahanze ngo yaremye, ngo ahitamo ngo kwibera mu ihema. Ariko Imana iduhe kumenya yene. Imana itibure kumenya uyu mwaka kudasanzwe. Aburahamu yari umukire. Iyo usomye umutungo yagiraga, amatungo yagiraga, iyo usomye ibintu byabaga kwa Aburahamu, yari umutunzi. Ariko ubwo bumenyi buramuzamura, bumwereka mu ijuru. Biri zivuga mu Baheburayo ngo kuko hano tudafite umudugudu, ngo ahubwo dutegereje umudugudu uzaza, ngo urusha uwaha kuba mwiza. Aramenya, abona neza ikibanza cyo mu ijuru. Umuririmbyi yararimbye ngo nanje mfite ikibanza nzajayo, bampa ikibanza. Arakibona, abona umudugudu Imana yaremye, ngo arangije aravuga ngo uhereye uyu munsi ntabwo nzubaka amazu, sinzubaka za kadastre, sinzubaka ibikomerezwa, nzaba mu ihema kuko nzi ko
aho ngomba kujana, aho ngomba kubitsa harahari. Amen. Yakobo 2:14, mbese bene data byavuga iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora, bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntumuhe iby'umubiri ukenye, byavuga iki? Uko niko kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Amen. Haleluya. Cyumweru batubwirije neza, baravuga ngo abantu bo mu bwami, abantu bizeye barangwa n'imbabazi. Kwizera kwadutibutsemo. Haleluya. Kugira sumako, kugira rukuruzi, kugira ikintu gisunika gukora neza, gisunika gukemura ibibazo, gisunika kuzuza hatuzuye. Tekereza kubona umuntu wambaye ubusa ufite kwizera, sibyo, akaguca iruhande. Kwizera kuturimo, kwizera kuturimo, kugira rukuruzi ku muntu wambaye ubusa. Haleluya. Haleluya. Kwizera kuturimo, kugira rukuruzi ku muntu. Iyo ubonye umuntu ushonje, kugira rukuruzi, tikokwemerera kumutambukaho, tibishoboka keretse umuntu nyine utagufite. Ariko umuntu, niyo mpamvu Yesu ganiwe kwizera kose. Na Yesu se tumuvuge gute? Yesu arakomeye. Yesu yigeze kubwira abigishwa, aravuga ngo aba bantu nitubasezerera nibagera mu nzira baragumwo, none mubicaze tubagaburire. Abigishwa nibo ba mbere bari abataka bo guci intege. Hari ibintu uzangenda nsoma by'abigishwa nkumva ndatangara. Kuricaza aba bantu bangana gutya muri ubu butayu, urabamarira iki? Urabagira ute? Tubicaze hanyuma. Ariko ukuntu nza numva abigishwa nabo sinzi ukuntu byari byarabagendekeye. Iyo wumvishe nacagiye ngo bazanye abana ngo kugira ngo Yesu abarambikeho ibiganza, ngo bahise barakara. Ibaze kurakara ngo bazanye umwana ngo bamurambike. Sinzi uko byari byarabagendekeye. Icyampa tugahabwa uwo mwuka wa Yesu wa rukuruzi, kuba twifuza, kuba dukeneye. Haleluya. Umuntu yabasha kukuzaho adafite icyo kurya, adafite icyo yambara, warangiza ukamubwira ngo genda amahoro ususuruke uhage? Umuntu ufite kwizera, umuntu ufite kwizera yabona umuntu udafite icyo kurya ukamubwira ngo genda amahoro ususuruke uhage, ntacyo wamumariye, ahubwo kubera yarukuruzi iturimo birasaba kumugirira neza. Kuko birayavuze ngo uko kwizera kudafite umurimo, kutagize icyo gukora, ngo kuba gupfuye. Ntakuriho, sibyo, kuba gupfuye. Kuri 18 ahari umuntu yavuga ati wewe ufite kwizera, njyewe mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwiyereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza,
ariko abadayimoni nabo barabyizera. Ntoreba sindi subiyemo nkishura kangahe, ntabwo ndarimenyera. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi n'abadayimoni nabo. Imana ishimwe ko abadayimoni bazi ko Imana ari imwe rukumbi. Imana ishimwe ko abadayimoni bazi ko Imana ari imwe rukumbi, kandi ngo bo abadayimoni ngo baza bongeraho n'akandi kantu ngo ko kuyihindira umushitsi. Ako Imana irakomeye. Bwira mwene so ngo uzi ko abadayimoni bazahindira Imana umushitsi. Kuri 20, wa muntu utagira umumaro we, tuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa. Mbese sokuruza Aburahamu ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatikanyijwe n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Ico cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, bimuhaniriza no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishijwe no kwizera gusa. Dore maraya uwo Rahabu, mbese ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora kandi indi nzira? Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kuba kumeze kuba gupfuye. Aha rero niho hazatera abantu urujijo rukomeye. Rahabu kugira ngo abashe guhisha bari abatasi, yarababwiye ngo twumvise inkuru zanyu zidutera ubwoba, ukuye umudugudu wose ufite ubwoba. Mwabyumvishe? Yabanje kubabwira amakuru yuko babamenye. Twamenye ko mufite Imana, twamenye ukuntu mwagiye mugira abantu, mwagiye mutsinda abahogina ba, twarabimenye. Twamenye ko mwagiye mukora imirimo n'ibitangaza mu rugendo. Uyu mudugudu ufite ubwoba. Kugira ngo abashe kubacumbikira, kugira ngo abashe kubahisha, byari byavuye mu bikorwa cyangwa mu kwizera Imana yabo. Haleluya. Yabyavuye mu kumenya, kwa kumenya ivy'Imana yabakoresheje. Amenya neza yuko ari abantu badasangwa acumbikiye, amenya yuko ari abantu bibihume bituma bacumbikira. Ntabwo imirimo rero, kandi murabizi ko mu byukuri ntabwo yari atunganijwe bihagije, ariko kubera ko yari yamenye, yari yizeye yuko abo bantu bafite Imana ikomeye, byatumye afata uwo mugabane wo kubasha kubahisha. Bituma rero imirimo igira ikimukorera, ariko byavuye mu kwizera. Iyo aza kuba atazi ko Imana y'Abanyesirayeli yari ikomeye, yagiye bakoresha muri rwa rugendo rwose, ntabwo yari kubasha kubahisha. Ariko byavuye mu gikorwa yakoze, byavuye muko bamaze kumenya ko Imana ariko itazihumeka Imana. Sinzi ko icyo kintu mucumvisha. Biratangaje kuburi kadahumeka wambaye iby'Imana, abantu bakaba bakuzi kuri umukozi w'Imana, abantu bakaba bakuzi kuri igitangaza, ariko utazuhumeka Imana. Guhumeka Imana ni ugusohora iby'Imana, ukagenda ufasha abantu, ukagenda uvuga ubutumwa, ukagenda uhanura, ukagenda imirimo yose yanditse mu Befeso 4:11. Twirinde kuba bakadahumeka mu nzu y'Imana. Haleluya. Twirinde kuba bamaneke. Sandi hari igihe umuntu azavuga ijambo ukumva ribaye ukundi. Kuba maneke ugahagarara abantu bakazabona, kandi uzuturuka kuruka ngo ari kuriya mukobwa araberewe, wamugera wari igihe uzukoraho gucya nk'umwana akazajombaho urutoki. Kuniko abantu benshi babaye aba mu nzu y'Imana yambaye gusa, yambaye itorero, ni umubetami, ni umuzayoni, ni umwangirikani, ariko atagira impumeko y'Imana.
Imana itubabarire, Imana itubabarire. Kwizera kwacu guhumeke. Haleluya. Kwizera kwacu guhumeka ni imirimo. Haleluya. Iyo usomye kino gitabo cya Yakobo, bahita bagenda bagira inama bizera bose ukuntu n'imirimo yabo igomba kubitunganya. Haleluya. Ngiye kukirangirizaho. Yakobo ibice 2 ku murongo wa 2. Somera Pame. Tugiye kureba noneho muri kwa kwizera kwacu abizera bizeye Imana, imirimo dukora. Yakobo yagiriye inama abantu cyane, bari aba diaspora, nanze kuzinjiramo cyane, bene wabo yandikiraga, nanze kubyinjiramo kugira ngo tudatwara umwanya. Bari baragiye batawanyika mu mahanga atandukanye, bamwe bajya za Palestina, abandi muri Aziya ntoya. Hanyuma yandikaga izi nzandiko agenda bagira inama kuko bari barizeye. Ababwira rero yuko imirimo yabo ukuntu igomba kuba imeze. Umuntu wese wizeye Imana, dore uko imirimo yanyu igomba kuba imeze, igomba kuba ishitse muri ubu buryo. Buri departement yose bagenda bazivugaho. Aha hari izo yavuzeho, ariko n'ahandi mu bindi bitabo ba Timoteyo n'abandi hari ibyo bagenda bavuga, ba Paulo n'ibindi yagiye abwira ba Timoteyo no muri za Tito. Ariko tugiye kuvuga gusa ico yabwiye abantu bakeya. 2:2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo ntimuba mwirobanuye mukaba bacamanza batekereza ibidakwiriye? Nkomeze. Haleluya. Amen. Abo birareba abadiyakoni n'abaza protokole, imirimo yabo. Imirimo yanyu muyumve uyu mwaka ugiye gutangira. Subiramo Pame. Imirimo ya diakoni n'aba protokole turagenda tuvuge, ariko iyo ni yabo bayumve. Ngaho hasome. We nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka, mukamubwira muti mwicara aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagarara iriya, cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. Mbese iyo mugenje mutyo. Hagarara gato Pame. Abatunzi bicazwa mu myanya y'icubahiro, barangiza bakabwira abakene ngo icara hariya, bataba bababwiye ngo icara hariya, ngo bakabicaza mu maguru yabo. Bakabicaza amaguru yabo ku dutebe duciriritse, cyangwa bakababwira ngo nibagende bicare hariya. Uyu mwaka ijambo ry'Imana ko rirashamburiye. Uyu mwaka hari ikintu Imana iri gukora, sinzi ko abakristo bari kucumva cyane. Diakoni na protokole ntabwo hano mu by'ukuri nta muntu turumva avuga ngo hari uko yicajwe nabi. Mu by'ukuri tubona abantu bose bicara neza, ariko umuntu wizera umurimo w'umudiakoni w'umuprotokole wizeye Imana agomba kurangwa n'umurimo mwiza utarobanura ku butoni. Amen. Utarobanura ku butoni. Kandi hari igihe abantu bavuga gutyo, twavuga gutyo gusa bakumva nibisanga. Mwumva ukundi kurobanura ku butoni Bibiliya izivuga ngo n'abantu barobanura ku butoni
ku kintu cyitwa amoko n'amasekuruza n'amabara. Iyo tuvuza ko ari abantu bahekera muri ako kantu, ariko n'ikintu cyitwa amoko Bibiliya ikirebaho. Nta bwoko bwose bwizeye Imana budafite uburenganzira 100% ku Mana. Ako nico nkukundira mwami we, nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Ngo mwana ngo ja kureba ngo ninde usabye, ngo asa gute, ngo mumwihorere ngo nagende. Abakorinto ba 2:5-16. Nico gituma uhereye none tutagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, ahubwo nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitumutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ibizakera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Amen. Musuhuzanye, ubwire mwene so ngo uri mwene data w'indani. Mubwire ngo uri amaraso yanje, ufite DNA yanje. Imirimo y'abizera. Mana we, maze iminsi mbivuga, Alphonse yakora ubukwe abantu bose bagakwepa, Mugabe yakora ubukwe abantu bose bakabwambarira. Naje gutanga imyenda nkaza mbanza nkareba ngo ese ni abanyabyinshi, murebe igikundi kirimo abanyabyinshi, ariho duhera. Hari umuntu wigeze kumbwira ijambo, ari abantu nari ndimo mfasha, ngo ubwo ari bari iwawe ufasha, ngo ndishe nta faranga zanje uzobona. Imagine umuntu uzi ufata igaburo akanywera ku gikombe cyera, akaririmba sinzibagirwa igihe nakizwaga, yaje gufasha umwana wagwaye bwaki, ngo ubwo ari uriya sinzayatanga. Ariko muzamugira ngo ubu Kristo ni iki? Ubu tuzagume mu bintu gusa by'akajagari, bisirimbwa abantu baruhe bagumuma, ariko abantu barananiwe guhinduka. Ubu muzamubona itorero rizaguma muri aka kajagari bigashoboka. Ubwo ari umwana w'umukire ku cyumweru barabivuze cyane, ariko ngira ngo nanjye n'ubushize narabivuze. Mwumva ari umwana wo kwa Bishop mwese n'ucutse. Ariko mwumva ari umwana utagira shinge na rugero, hakabura ababyeyi bamuvugiriza impundu ngo Imana ishimwe ko tuzoja mu ijuru. Mu ijuru hazoba gasha, hazaba akantu gakomeye. Navuye mu byaha, va mu butware bw'isi, inshira mu Umukiza Yesu, ubu ndashinganye, gendana amahoro, ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye. Yamfashije naze hano, yamfashije arihera arihe, ngwino mama, ako nkunda uyu mugore, ngwino
yamfashije yasaba mikro agiye gutanga haleluya twese twama turakara sibyo Claudine yavuga ngo agiye kuyifata ngo haleluya yamfashe kubita igisirimba mama ukubita ya migeri use nkubwira gutya ngaho nibagukubitiremo umucurangira ndakuza muzamucurangira abayumbe bo kwisi yamfashije ndagize neza mu izina rya Yesu turemye ubuzima busha Imana iguhe umugisha papa ibihumbi 5 Jori ngo muhaye ibitenge ibi mu izina rya Yesu beta mimwe ngwino baguhe mikoro ngwino mama wahereye karuwa uzivuguri baguhe mikoro uzitere haleluya 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 ndashima Imana muri ubu bugwayi nabanye n'Imana amen Imana ishimwe ko nagwaye Imana yaranganirije ku rwego rwo hejuru hari impinduka z'imirimo myiza umurimo wose ugiye gukora ukore uri maso kuko umurimo wose uva mu kwizera uzopimwa
umurimo wose uva mu kwizera Imana. Haba umuntu wahawe impano yo guseka akaza aseka gusa, tuzogera mu ijuru ico gitwenge bagipime. Kuko ushaka guseka wawe ugira ngo ukurure abantu ubatera ibyo wagambiriye. Ikintu cyose kizopimwa nitugera mu ijuru. Na yambu, iriya yambu babasore kujya muzamusuza umuntu mukamunyora mu ntoki, zizopimwa. Ariko umuntu aza kugira ngo utwo dusiri twose tuzopimwa. Aya maturo azopimwa. Kuri yuzuhanura kuzopimwa. Uko tuza tubwiriza kuzopimwa. Ukuza wakira umuntu avuze ngo haleluya bizopimwa. Ndabizi hari abantu benshi bazaza iyo umuntu avuze umwe ngo uranje sinza mwumva ngo simwikiriza. Nta kintu cyose umurimo w'abizera utazopimwa, wose uzapimwa. Ngubwo ari abangaba ngo bagize gutyo ngo nje nibonza numva. Nta kintu cyose nitugera mu ijuru, haba nubwo wogira abafana 800 nyuma yawe, bazopimwa. Kuko birizivuga ngo hari abantu bakunda abantu kuko ari abakire bafite ico bashaka kubakuraho. N'urukundo rukundana ruzopimwa. Nta muri mutazopimwa, nta numwe. N'imbabazi tugirira abantu zizopimwa. Impamvu wazigiraga zizopimwa. Kuko birizivuga ngo na marayika Satani nawe azayigira marayika w'umuco. N'imbabazi nazo mwabahungu mwe, n'imbabazi mugirira abakobwa zizopimwa. Imana ishimwe ko tuzoja mu ijuru. Ariko aho ndabifuriza kugira imirimo kandi imirimo idapfuye. Haleluya. Tugira imirimo myiza iva mu kwizera, ibyatumye abakera bahamwa bakavuga ko bizeye bagahamwa. Tugira imirimo myiza, habe no kubaho kose kuzopimwa. Bizopimwa. Kubahira umuntu kuko akuyoboye bwaca atakuyoboye ukazumutuka. Zambona hari bene data ntavuze mu izina, umuntu azababera umuyobozi bwaca yavuyeho maze bakamutuka. Kandi imbere bagaza nyakubahwa ngibi byicaro maze barara bamukuyeho. N'amagambo yose kuko muri iki gitabo harabivuga ngo n'amagambo nuja kuvuga ngo uzubanza ukarage. Navuye mu byaha bamutware bisi nishira mu rukiro rw'umukiza. Turabakunda. Haleluya. Turabifuriza ibintu bizima. Urwandiko rwa Yakobo 1:19 nuko rero bene data bakunda umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose n'ububi busaze, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ibasha gukiza ubugingo bwanyu. Habe n'uburakari nta burenganzira ufite kurakarira umugabo ngo ubwo ari umugabo wanje ngo ufite uburenganzira ngo go kumubwira uko nshaka. Ariko uzubwira umugore ukamubwira kuki uzusubiza umugabo wawe gutya ngo ni umugabo wanje ngo ufite uburenganzira bwo kumubwira uko nshaka. N'ukuntu uzubwira umugabo bizopimwa. Uburakari ugira buzopimwa. Habe nubwo urakara ngo bagutesheje umutwe nabwo buzopimwa. Imana ibagirire neza. Dufite abigisha benshi baracyavuga, ariko twavuze ngo tugomba kugira kwizera kurangwa n'imirimo. Imirimo myiza itari imirimo ipfuye, kuko imirimo yose dukora itavuye mu kwizera ibipfuye na nyine iyo yose ni yindi zashe izoshe. Ariko imirimo yose twakoranye urukundo tukarukogwa kubera kwizera Kristo
nasomye ijambo ry'Imana muri Luka, wa musore ngo ubwo yazaga akabwira Yesu ngo ndashaka kugukurikira. Yesu aramubaza ngo ese wubahirije iri tegeko iri niri? Arabanga uhereye nkiri muto narayubahirije. Yesu aramubwira ngo usigaje kimwe. Iki akuzi Yesu yakubwiye kimwe, nyamara uba wagerageje. Genda ufate ibyo utunze byose ubigurishe, nurangiza ubifashisha abakene. Bibiliya iravuga ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi ngo mu maso ye hama hahonga, aratentebukirwa, arananirwa. Ariko kubera kwizera twakiriye kuraremereye kuruta amazu, kuruta ifaranga, kuruta idolari. Kwizera twakiriye, kwizera niki sutoha Imana, niki Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen.